izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, wohereza Roho wawe n'ikizabone guhinduka Mana mushaka turagusaba gukoresha nawe gukunda imitungo no kunanirwa iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nkuko biberanye nawe Data n'Umwana n'Umwana iteka kandi byongera gushira Yesu Kristo umwana wakunda dawe uringize kugusubira ndashaka kuba uwawe. Ngaha turaje Nyagasani Yesu, turaje kuri ya saha y'impuhwe zawe, turaje kuko ari wowe uduhamagaye, turakwitabye karame Yesu. Nyagasani Yesu, kuri iyi saha tuje imbere yawe tuzanye abacu ndetse n'ibyacu kugira ngo tugirire impuhwe, tuzanye abadusabye inkunga y'isengesho Nyagasani kugira ngo ubumve ubiteho kandi ubagirire impuhwe Yesu. Nyagasani Yesu, tuje tuzanye abarwayi barwaye indwara zidakira, abarwayi barwaye kanseri n'izindi ndwara zidakira Yesu, kugira ngo abe ari weho wo kubakiza. Uyu munsi watweretse ko wakijije umwana w'umutware, natwe muri kano kanya urashaka kudukiza ugakiza n'abacu Yesu. Turabazanye rero kugira ngo tugirire impuhwe, tuzanye ba bandi barwaye ariko babuze ubushobozi bwo kujya kwa muganga Yesu, kugira ngo basange aho baryamye ku buriri bwabo, bakozeho ikiganza cy'impuhwe maze ubakize Yesu. Turabazanye Nyagasani Yesu. Tuzanye kandi Nyagasani Yesu za ngo zirara zishya bwaca zikazima, kugira ngo abe ari wowe wongera gukongeza urukundo hagati y'abashakanye, maze izo ngo zongere zigarukemo amahoro. Tuzanye imiryango y'abashakanye ariko batashoboye kubona urubyaro Nyagasani, kuko ari wowe urutanga, kugira ngo nabo bagire impuhwe ubahe guheka. Tuzanye Nyagasani Yesu ibihugu birimo intambara
Hari abantu benshi bagenda bapfa hirya no hino kubera intambara n'imidugararo. Nyagasani ku bubasha bwawe turakwinginze kugira ngo uhoshe mbere na mbere intambara mu mitima, maze ubonereho guhosha intambara y'amasasu ndetse n'amagambo. Bana bawe bibere mu mahoro agukomokaho. Nyagasani Yesu, tuzanye abakecuru n'abasaza, ba bandi batakigira ababitaho, kugira ngo ugende ubasure aho bari. Yesu ubabere uwa kabiri, ubabere uwa gatatu, mbese ubabere umugenzi, muganire maze bakubwire ibyabo byose. Nyagasani Yesu, tuzanye abicwa n'intimba n'agahinda, ariko babuze abo babibwira, babuze aho baruhukira. Yesu, ukuri karuhura. Nyagasani Yesu, turabazanye kugira ngo ubatege amatwi aho bari mu mpande zitandukanye. Hari abashoboye kubitubwira, ariko hariho n'abatarabitubwiye kandi babikeneye. Nyagasani Yesu, abo bose bumve, maze ubahe amahoro y'umutima. Bumve maze ubagire inama, bumve maze Nyagasani ubabere igisubizo gikwiye. Nyagasani Yesu, kuri iyi si hariho ububabare bwinshi, ni wowe urabuzi kurusha uko tubuzi. Abo bantu bose bababaye ingeri zose turabazanye. Hariho n'abize ariko babuze akazi, kandi weho akazi uzi ahantu kari, wabafasha bagakora ibizamini bagatsinda. Nyagasani Yesu, abo bose turakwinginze kugira ngo barebane amaso y'impuhwe. Hariho n'abatagira aho baba Yesu, kandi hari abantu benshi bashobora kubagoboka bakaba babona amacumbi. Nyagasani Yesu, turabakweretse kugira ngo nabo basange. Kuri iyi si hari imiruho myinshi. Nyagasani Yesu, urayizi, wayibayemo, ariko wowe warayitsinze. Turakwinginze kugira ngo ugendane natwe muri iyi si, utwigishe kugenda nkawe, utwigishije nk'uko wigishije intumwa zawe, kugira ngo umunsi umwe natwe tuzaba twicaranye nawe mu ijuru, aho wagiye kudutegurira imyanya. Utwumve Yesu. Ndemera Imana Data ushobora byose, wari mu ijuru n'isi, akabara k'umuntu usatiraso, akabanga k'umusaraba, usakata takazuka, kajya mu ijuru, ijambo ry'Imana rishobora kwita. Nyazaba yo gucira imanza abazima n'abandi. Nuko abanyabyaha babikizwa, nuko abantu bazazuka iteka. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Nuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo dukize icyaha. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Urabidusabira abanyabyaha kuri ubu igihe tuzapfira. Dawe Mana ihoraho, Umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose, ubw'ububabare bwe bukabije, 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 ubw'ububabare
bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. dawe Mana ihoraho, Utuyobore n'amaraso Mana Mana by'umwana wawe ukunda cyane, umwana wacu Yesu Kristo, kugira ngo wongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Tugirire impuhwe kandi utugirire n'isi 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 yose. tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. Utuyobore n'amaraso roho n'umwana by'umwana bakunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo wongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amen. Tugirire impuhwe kandi utugirire n'isi yose. 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 Utuyobore n'amaraso roho n'umwana by'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo wongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amen. Tugirire impuhwe kandi utugirire n'isi yose. 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 Utuyobore n'amaraso roho n'umwana by'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo wongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi utugirire isi yose. kubw'ububabare
bikabije. tugirire impuhwe kandi uzigire isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire isi yose. Yesu wacu, Tubabarire ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka. igaruza abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire bose mu purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Wowe si Imana wiyoboranyije ijoro ry'ubutatu butagatifu, wowe si Imana ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, wowe si Imana waremye roho zo mu ijuru, wowe si Imana utuvana mu busa ukadushyira mu buzima, wowe si Imana ugenzura isi n'ikirere, wowe si Imana uduha ubuzima bw'iteka, wowe si Imana uturindira ibihano twari dukwiye, wowe si Imana udukura mu rukundo ruterwa n'icyaha, wowe si Imana wasakaye mu isi mu ijambo wigize umuntu, wowe si Imana wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo, wowe si Imana uva mu mutima mutagatifu wa Kristo, wowe si Imana waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe, wowe si Imana ugaragarira muri Kiliziya y'isi yose, wowe si Imana uboneka mu masakaramentu matagatifu, wowe si Imana usose kandi usendere mu isakaramentu rya batisimu n'iry'imbabazi, wowe si Imana utagira urugero mu isakaramentu ry'ubusaserdoti n'iry'Ukarisitiya, wowe si Imana uduhamagarira ukwemera gutagatifu, wowe si Imana utuma intungane zitagatifuza, wowe si Imana utagatifuza imitima yuje umurava, wowe si Imana w'imizero y'abarwayi n'imbabare, wowe si Imana w'umuhuza w'imitima ifite intimba, wowe si Imana w'imizero y'abihebye, wowe si Imana uduhora iruhande, wowe si Imana utumenyesha ingabire zawe, wowe si Imana w'amahoro y'abasamba, wowe si Imana uturinda umuriro w'iteka, wowe si Imana worohereza roho zo mu purgatori, wowe si Imana w'ubwiza buhimbaza abatagatifu bose, wowe si Imana w'ibanga ridahizwa ry'ukwemera, wowe si Imana w'isoko idakama y'ibitangaza. Imana ni nyampuhwe kandi ni nyir'ibambe, niyo mpamvu nzaririmba impuhwe zayo gusa n'ubuziraherezo, nzaririmba dusabe. Nyagasani Mana wowe zihebuje ukajyana imbabazi zidashira, turebana ubwuzu maze utwongeremo ibikorwa by'impuhwe zawe, turinde kwiheba kabone n'ubwo twaba amahoro akabije, ahubwo duharanire gushaka kwawe gutagatifu, ko rukundo n'impuhwe tubigiranye kwizera kugaruka, tubigusabye kubwa Nyagasani Yesu Kristo umwami w'ijuru, ufatanya nawe na Roho Mutagatifu utagatifu iteka ryose. Maraso n'amazi byavutse umutima wa Yesu soko y'impuhwe atugirira. Maraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu soko y'impuhwe atugirira.
Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu, soko y'impuhwe atugirira. turabiringiye Nisunze impuhwe zawe, Mana igira ubuntu, wowe mwiza wenyine rukumbi no gukora umunyabyaha cyane kandi ukagira amakosa menshi wizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba Imana itanga amahoro haba haba mu mu ijuru. ijuru no mu isi Nawe ugeze yumva ko ari wowe ugira impuhwe zawe, waba waratereranye. Mana nyir'imbabazi, ni wowe ushobora kunkiza igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe, kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma niyo yaba umunyabyaha ukabije. Mukiza mwiza, wowe wasezeranye kwisubije ubwawe, aho kugira ngo roho yegere impuhwe zawe zibure. Kora ku buryo roho yose ubwiyegereje ihabwa imbabazi, ihumure n'izindi nema z'ubutayu. Turagushimira Nyagasani Yesu, wowe wemeye kugendana natwe muri iyi saha y'impuhwe zawe, ukatwuzuza impuhwe zawe, ukadusendereza impuhwe zawe. Turakwihereje rero kugira ngo ukomeze ugendane natwe muri ubu buzima, uhore utubwiriza kandi uturengere. Hari imiyaga n'imihengeri myinshi kuri iyi si, twishyize munsi y'igishura cyawe Yesu, kugira ngo dukingirwe n'ubuvunyi bwawe. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wawe nibiturengere Yesu, kugira ngo twere gutsindwa n'amoshya ya shitani. Umusaraba wawe mutagatifu Yesu nuturengere, kugira ngo tubashe kwikorera imisaraba yacu kuyiheka, tugendane nawe kugenda kugera i Kalivariyo ndetse no ku muzuko. Nyagasani Yesu, tugushimiye ko uri Imana mu buzima bwacu, tugushimira ko ukora ibyo bene muntu badashobora, tugushimiye ko ntawagusanze ngo atahe amaramasa, tugushimiye ko ntawagusanze ngo agende yikoreye amaboko. Ufite byose rero Nyagasani Yesu, ibyo dukenye urabizi, buri wese mu mutima we urahazi kandi urahasobanukiwe. Niyo mpamvu ntutuye ibyifuzo by'abari aho imbere yawe Yesu, kugira ngo utwumve kandi utubabarire, wakire isengesho ryacu. Turivugiye abari hafi kimwe n'abari kure, kugira ngo bose impuhwe zawe zibagereho Yesu. Turibuze twisunze umubyeyi wawe n'uwacu Bikira Mariya, washoboye kuvuga yego mu buzima bwe bwose, kugira ngo natwe akomeze atubere umutoza n'umubyeyi, maze tubashe gukora ugushaka kwawe. Nawe Bikira Mariya, akirira isengesho tuvugiye aha hantu, turivuze twisabira ndetse dusabira n'abandi bose, abanyabyaha b'isi yose. Dusabire nk'uko wasabiye ab'umukwe w'ikana bakabona divayi. Natwe urebe mu buzima bwacu divayi yarashize, ni wowe kudutakambira kugira ngo wongere divayi mu buzima bwacu, maze turyoherwe n'ubuzima ndetse n'umuhamagaro buri wese yahisemo. Udusabire mubyeyi. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye umukiza wanjye.
udusabire Papa Yohani Pawulo wa kabiri mutagatifu, udusabire abazina bacu batagatifu, udusabire batagatifu twahimbaje kuri uyu munsi, udusabire abamarayika bacu barinzi, udusabire nihasingizwe Yesu Kristo izina ry'Imana Data na Mwana